Reka tutarajya mu bindi bintu byinshi hano kuri Nit Media Kigali, duhere kuri iyi nkuru y'uyu umusizi ushobora kuba agiye guhindurirwa ubuzima mu buryo bukomeye cyane, nyuma yo gufata akicara mu nganzo, agakora mu nganzo, akagena igisigo, akakigenera umukuru w'igihugu, akakigenera igihugu, akakigenera abanyagihugu cy'u Rwanda muri rusange. Reka tumwumveho gatoya, ibindi turabigarukaho nyuma. Turebe mwabihugu mwe by'imahanga mureke guhangara iki gihugu, njye uyu muhungu njye n'abahiga Perezida Paul Kagame n'umugabo mu bagabo, burya n'umugabo mu ngabo, burya n'ingabo, niwe mugabo utari umukomeye ugoramye arakugorora, n'umugabo rukaba yagabye mugabira iki gihugu. Hoya sinigeze nga mu bugari ngo mbugukune ngo mugambe nga y'amagambo, ndi kugamba n'umuhago w'ubugara y'amagambo ari mu mugambi. Paul Kagame n'umugabo, niwe mu perezida udatera abapipo gupapa, numpinga ukora iperereza Patrick sinapapa mfite Perezida Paul. Reka turebe yaba data we imiterere y'uyu mutipe Patrick, nubwo yaba mito nta gitanda nta matera, ndara ku mutara abahetazi bawe bakametaje n'amatiriyari ngo mutenguhe disizi mayiri yari disi nagutenguha ndagukunda Rwanda. Hiteka iyo mvuga u Rwanda mpora mvuga ngo ni Rwanda cyangwa rukomeze Rwanda, ibyo binera kutarwanga nkanarwanya abarwanga barukurura mu rwango, ndimo ndavuga u Rwanda hapana simvuga urwagwa. U Rwanda rufite cyangwa mu mvugo z'ikigero uri ku cyangwe, reka mbaratira u Rwanda sinabaratira Uganda nangwa disi Burundi, ndabaratira u Rwanda kuko ndukunda urukundo rwa Burundi, ariko mana yanjye y'u Rwanda rimwe kabiri yewe sinabona uko mutakuwiteka yaragutatse nitugiteka y'ibitaro kubera ikitwa mituweli, ubaho dutuye hari amatara na telezo wari umutindi ndetse atuye mu bitubu yarahataye n'itongo yataye mu rutoki batuye mu itawuni, kandi disi yo mu itawuni haratuje kandi ratekanye kubera ikitwa umutekano, haratuje kandi atunze taje mana yanjye we. Uyu musizi turi kumva aka kanya hano kuri Nit Media Kigali akorera kuri TikTok, gusa yitwa Patrick mu gisigo wabyumvise ko izina rye yarivuze. Kuri TikTok akabazwi cyane nka Boyfriend, azwi nka Boyfriend kuri TikTok, umugiyeho rwose mu following, akaba yakoze agashya ko gukora igisigo nk'iki ngiki. Tubibutse ko mukomeje kubana na Nit Media Kigali, niba nta narimwe wigeze duha ubufasha bwa subscribe, iki nicyo gihe rwose ntugende ubwo bufasha utabuduhaye, ukore no kuri like kugira ngo twereke ko ibyo tuba twabateguriye mu buzima bwa buri munsi hano kuri Nit Media Kigali biba byabanyuze cyangwa se biba byagize umumaro. Patrick rero witwa Boyfriend kuri TikTok, nyuma yo gukora igisigo nk'iki ngiki benshi bavuze bati byanze bikunze igikorwa cyiza nk'iki ngiki ntago biri burangirira aha ngaha.